ese inshuro wampamagaye singufate wibwiraga ko buri gihe nabaga ndi mu kazi? wari uzi ukuntu si inshuti watumaga zazaga tukaguseka ngo wayagaye? mbabajwe nuko nkuriyemo ku giti cy'inyoni Nyabugogo twari tuhageze byari ejo bundi ubuzima bugahinduka. nakubonagamo icyizere none nanjye ngiye mu mubare w'aba expired. yewe ubuzima bwose twabanyemo nari nzi ko wankundaga nawe wahoraga untera imibare unshyira ku munzani n'abandi ufite ngo uzatoremo udusumbye. wabaga udashaka kumvugisha nanjye kukwishyura nkamara icyumweru ngo wumve irungu, nyamara n'ubundi utibuka ko twavuganye nyuma y'isaha ari njye victime. mesaje 10 zanjye zigasubizwa n'iyawe imwe nawe yahaye na okay, nakubwira nti ndagukunda ukansubiza uti nanjye cyangwa urakoze gusa. kwagutakamba kose nagize unsize ubu nibwo ndi kubona ko ahubwo kwarushagaho kukwereka ko ndize zenge imbere yawe na keya zose naguhagaze ari nko kugutera icyondo. ndabizi ko uri kumfata nk'ikigoryi mu mutima wawe kubwo kukwinginga utanshaka. ndabikwiye pe. nkwiriye kwitwa kananga n'umwanya nakabaye nari kuba ndi kwiyitaho ubwanjye no gukora ngo mbe umuntu w'umugabo nawumaraga ntekereza ahantu hashya ndi bukujyana. wambwira ko utakibonetse ku munota wa nyuma nti ntari bishiri wanjye uko ubishaka bibuku. ariko kuva uyu munota igice cy'ubwonko cyagutekerezaga namaze kukibwira ko ntigeze nkumenya n'ubwo indani mu mutima ndi kuva igihe namaraga nkutekereza ndajya nkimara ntekereza ku buryo nanoza imishinga yanjye. igihe gikwiye nzabona uwa nyawe. narakerewe.